Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Kadusubiremo, turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. I'm going to read from the book of John, the Gospel of John, from chapter 1 and also from the verse 1 to verse 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Umurongo wa 9, uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi, ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege na se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo ni we navuze nti, uzaza hanyuma ni we unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri ibyo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Amen. Kadusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, twongeye kugushima kubw'ubuntu budasanzwe, kubwa jambo waje Kristo waje hano ku isi kugira ngo twe tubone umucyo. Mwami, turagushimye kubw'uyu munsi twitirira Noheli, twitirira kuvuka kwawe, kugira ngo twe tubone agakiza abari kure. Mwami, kugira ngo utwegereze intebe yawe, twegereze ubuntu bwawe. Mwami, turagushimye, reka uyu munsi ntube umunsi usanzwe, ntube umunsi gusa wo kurya neza, wo kwambara neza, wo gucelebrate, ahubwo ubu umunsi wo kongera kwibuka ko waje kugira ngo tukubone ari wowe jambo wahozeho, kandi ko ari wowe rwose watumenyesheje Imana. Urakoze kubw'umubwiriza butumwa uyu munsi, reka umukoresha ibidasanzwe, natwe uduhe kuba ready, imitima yacu rwose y'ubutaka bwiza bwiteguye kwakira ijambo ryawe, ndetse rigira imbuto nyinshi. Umushoboze, umuhe umugisha, aho wakuye umwongere, uturinde ikiturangaza na kimwe, uturinde umwanzi n'ibiranga byose mu izina rya Yesu, ufate control y'ibintu byose. Urakoze, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Mwaramutse. Good morning. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Haleluya. Ndashima Imana ko iduhaye amahirwe yo guhura uyu munsi. We thank God to have given us this opportunity to fellowship today. Ni umunezero mwinshi. It's a great joy. Hari abantu benshi barwaye. There are many people who are sick. Bapfuyeho ntabwo tubavuga. I don't talk about those who are already dead. Ndashaka kuvuga ko uyu mwaka tushoje hari abantu badahari, ariko n'abahari hari abarwayi benshi batashoboye kuboneka uyu munsi. There are so many people who might have died this year, but those who are still alive, there are some who are not around for the sake of being sick. Ndashima Imana ko
nanjye nshoboye kuvuga uyu munsi, ntabwo nari meze neza mu minsi ngaho ishize. We also thank God that He's able to speak to us today. He wasn't well recently. ejo nahoze mbwira Espoir nti azabwiriza. He was telling me that I would preach today. Imana ishimwe ko atabwirije. We thank God that He's the one preaching today. Okay. Ni ibyo nashaka kuvuga. Uyu munsi aba ari umunsi udasanzwe. This is a special day. Ariko umuntu ku giti cye ari no ku isi muri rusange. Either individually or for the entire world. Murabizi mwese abantu bizihiza Noheli n'uyu munsi mu buryo butandukanye. You know, people celebrate Christmas in different ways. Uku nguku tuvuga ko umunsi ari umunsi w'ibyishimo n'umunezero. The way we say this is a day of celebration. Ntabwo ari ikibazo cy'uko tuba mu gihugu kibyemera. It's not a matter of us being in a country that accepts those. No muri Qatar baselebuye Noheli. Even in Qatar, they are celebrating Christmas. No muri ahantu hose bari guselebura Noheli. In all countries, they are celebrating. No muri Arabia Saudite. Even in Saudi Arabia. Ariko igisobanuro bayiha kiba gitandukanye. But the meaning they are giving to it is different. Aho ngaho ahenshi mu ibyo bihugu by'Abisilamu ni umunsi wo gucuruza. For those countries, for those Muslim countries, it's a day of business. Umunsi wo kunezerwa, abantu benshi bakagura ibintu bakawita nawo Noheli nyine, ariko Noheli kabivuga icyo bazi gusa, akaba ari umunsi wo kurya neza no gucuruza ibintu bikagenda ibyashara bikagenda neza. Celebrating, dressing well, eating well, doing more business at that particular day. Aho nta Yesu na rimwe na busa uburimo. Nowhere Jesus is mentioned in those places. Kandi n'ibintu byinshi mumaze iminsi mubona ahantu hagaragaramo umusaraba na Yesu ni hake. And if you've been looking around, the place where you see the cross and Jesus, it's limited. Unyura mu mujyi nimugoroba, urabona umusaraba. We walk around in the city. Urabona Yesu. Have you ever seen Jesus? Hari ikintu cyatewe cyitwa Father Christmas. Kiriya kintu cy'akagofero. There's that thing of Father Christmas with kiriya kintu cy'impano no guhana impano no kugira gute, kiriya kintu gihuriye na Bibiliya. Giving gifts, where does that link to the Bible? Ibyo ngo nicyo kimenyetso cya Noheli. That is actually the meaning of Christmas for many people. The sign for Christmas. Ahantu henshi mu mijyi myinshi no kuri za televiziyo uzasanga ariko kamenyetso kariho. In many cities on TVs. Ahatari icyo ngicyo hari igiti kidekoye. Wherever they don't have Father Christmas, you have a Christmas tree. Icyo igiti cya Noheli gihuriye hehe nibyo twasomye uyu munsi. What does the tree link to with ibyo bintu rero yose ushobora kubigira rwose ntugire icyo uvuga kuri Yesu, igihugu cyose kikaba gifite icyo giti, gifite na kakagofero, kikavuga ko ari Noheli kandi kikishima nta kibazo. We might have all of those decorations and we don't have Jesus. Uyu munsi nahisemo ko dusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana kuko niyo seri turi gukora muri iyi minsi. Today I decided that we read the gospel according to John because that's the kandi iduha ishusho ya Noheli itandukanye cyane niyo Luka na Matayo ndetse na Mariko baduha. It gives us a different perspective of Christmas compared to other gospels, Luke and Mark and Matthew. Yohana atwereka Noheli mu mateka yose y'ibyaremwe mu buryo buri cosmic, mu buryo bw'iteka ryose. John gives shows us Christmas in a holistic way, in a cosmetic way. Cosmic. Cosmic. In a cosmic way. Ni ukuvuga ni mu buryo bw'ibyaremwe byose, uhagaze hagati mu ibyaremwe byose, isi, inyenyeri n'ibyo cyose bigukikije, kuremwa kw'isi kuva yabaho iteka ryose, ugagaramo hagati ukagaragaza Noheli. Looking at all the creations, the earth, the sun, everything, and you stand in the middle of all of those. Matayo na Luka batinda ku kiraro cy'inka. Matthew and Luke emphasize on the cattle shield, ku ntama n'abashumba, on the sheep and the shepherds.
Yohana ntabwo ari byo akora. That's not what John does. Yohana asa n'uweyura irido y'amateka yose y'isi. John sort of opens a curtain for the entire history of faith. Akatwereka ijambo w'Imana. And he shows us the word of God. Imana yahozeho mbere na mbere y'ibihe byose. God who has been there since the beginning. Akatwereka aza mu isi gucungura abantu. And he shows him coming to this world to save his people. Kuvuka kwa Yesu rero, the birth of Jesus, ni Imana y'iteka ryose yaje mu mateka ya muntu. It is the eternal God who came to human history. Aza mu mateka yacu. He came to our history. Aza kwivanga n'amateka yacu. He came to our history. Jambo wahindutse umuntu yagenze ku misozi yacu. The word who became flesh was walking on our hills, mountains. Muzi ko twitwa igihugu cy'imisozi igihumbi. We are a country of 1,000 hills. Ibaze inde muntu wavukiye ahantu hari imisozi myinshi ra. Who was born in a hilly region? Ngo ndi kwanga kwivuga. He might be the one. Ariko n'uwavukiye nk'imurenge niho plateau cyangwa mu majyaruguru y'igihugu hari imisozi miremire. Those who were born ahantu hari imisozi miremire ahantu uzamuka umanuka. Those who were born in Murenge, there are also many mountains there. Yesu yagendagenze ku iyo misozi. Jesus walked on those mountains. Ndaza gutinda cyane kuri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugera kwa 14. We dwell in Gospel of John chapter 1 from verse 1 to 14. Kandi rwose ndizera ko Imana iza kuvugana natwe uyu munsi. We hope that God would speak to us today. Hari ubwo waba ugera kuri Noheli ukumva ikiza mu mutwe ari ibirori byo kurya no kunywa. Many times when you come to Christmas, what comes to our aid is celebrations, eating and drinking. Muri Kigali n'ahandi hose bigukikije ukumva mu by'ukuri ni icyo bigufasha ni ibyo gusa ariko kumva ntabwo biguha igisobanuro nyacyo kandi uri umukristo. You look around your environment, you just find that celebration, but you don't have another meaning as a Christian. Niba umucuruzi ukumva nyine ikiza mu mutwe nuko ibyashara biri buboneke. If you do business, this is a time for great sales. Byashara murabyumva? Kandi wizera Yesu. Yet you are a believer. Kubizera Kristo. For those who believe in Christ. Natwe nk'itorero umuryango w'ubutumwa bwiza. Even as uyu munsi ushingiye kuri Kristo. This day is actually based on Christ. Ukuyemo Kristo, if you remove Christ, nta gisigara kuri uyu munsi. The day is meaningless. Ntabwo ariho Kristo yavutse. Christ was not born on this day. Ashobora kuba ameze nk'abantu bamwe hari igihe kinini twamaze bamwe muri twebwe tutagira iminsi twavutseho. Some people were not having the exact day they were born. Hari abantu bagiye bahabwa iminsi bavutseho hagati wavutse ku munsi. Guhera uyu munsi ugivuga ko wavutse ku munsi. Some people were randomly given dates when they were born. Ni bande? Haba hari? Do we have some in that? N'abazi barahari. Hari n'abagiye kwiyandikisha bahita bandikaho ngo ya mbere z'ukwa mbere. Ku makundangamuntu zabo abantu benshi uzasanga banditseho ngo ya mbere z'ukwa mbere abenshi ntabwo ariho bavutse usibye wenda nka Jire. Many of those have got the 1st of January as their birthday. Babonane igihe cyabo kigiye kugera ejo bundi. Ariko icyo dushima Imana icyo tuba twibuka uyu munsi nuko Yesu Kristo yavutse. But what we celebrate today, what we thank God of today is that Jesus was born. Hallelujah. Hallelujah. Uwo muntu utazi umunsi yavutseho ntabwo kuba yaravutse bigomba kwibagirana. Icy'ingenzi nuko yavutse. That person who does not know the exact date they were born, the main thing is that they were born one day. Abo bantu rero bagiye bagushyiraho uwo munsi uzajya ubashimira uti murarakoze. For those who give you a random date, give
give them thanks. kubera yuko ukeneye gushima Imana ko wavutse. Because you ought to give Yewe thanks to God. naje kumenya igihe navukiye. He discovered the date when he was born. Hari ejo ku itariki 24 nari narabyibagiye, noneho mbona mu rugo bazanye keke. He actually nari forgot no it. gusohoka bati ariko hari keke. He actually had forgot it, and the family Imana surprised him with a cake. Ko ari Imana nziza cyane. Thanks be to God. Uyu munsi ntabwo ari umunsi wo kuvuka kwa Yesu, ni umunsi twibukaho ko Yesu yavutse. This is not a birthday for Jesus, but it's a day where we remember the birth of Jesus. Ni byiza rero ko twibaza ngo uyu jambo, uyu Kristo ninde? Icyo tubona kuri uku kuvuka kwa Yesu, cyangwa se icyo Yohana adusobanura kuri uyu Yesu wavutse cyangwa se twizihiza kuvuka kwe, nuko icya mbere yahozeho iteka ryose. The way John explains this birth of Jesus, the first thing is he was there before the beginning. Yahozeho iteka ryose. He is eternal. Hallelujah. Hallelujah. Icya kabiri nuko ari umucyo umurika mu mwijima. Secondly, he is the light lightening in the darkness. Icya gatatu nuko yanzwe na benshi akizerwa na bake. The third thing is that he was denied by many, but he was believed by a few. Icya nyuma nuko yagombye guhinduka umuntu kugira ngo aducungure. And lastly, he became flesh so that he might save us. Ndumva twakongera tugasenga. Let's pray again. Kristo yagize neza data ko wamwohereje akemera, ko wamutumye agatumika, ko yasohoje icyo wamutumye gukora. Uyu munsi ntusanzwe kuko nibwo yinjiye mu mateka yacu, kandi ayinjiramo ubutazigera ayavamo. Iteka ryose tuzabana nawe, ari umuntu yicaye iburyo bw'Imana data, yambaye umubiri w'umuntu, natwe dufite imibiri mishya. Imana ishimwe. Reka duhishurire uyu Kristo nanone mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Icya mbere nuko jambo yahozeho iteka ryose. Firstly, Jesus is eternal. Yahozeho iteka ryose. He is eternal. Iyo abantu bumvise ivuka rya Yesu, when people hear about the birth of Jesus, akenshi batekereza ko ariho yatangiye kubaho. They might think that's when he started living. Bamushyira nk'uko tubona abantu bati wavutse ryari. And they place him like where we are as human being. Bati wavutse ryari, bakumva ni nk'aho yatangiye kubaho icyo gihe yaravutse. And I think that's when he started living, the day he was born. Benshi bahita biyumvisha ko Yesu yatangiye kubaho igihe umwari Mariya yamutwitaga mu nda ye. And many people might think that he started living when Mary got pregnant of him. Yohana akosora iyo mitekerereze. John corrects that thinking. Umva uko avuga hano ku murongo wa mbere kujya kwa gatatu. See how he says it from verse 1. Aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ahera ku ijambo ngo mbere na mbere. He starts with in the beginning. Mbere na mbere. In the beginning. Nusoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, naho havuga ngo mbere na mbere. If you read Genesis chapter 1 verse 1, it also starts with in the beginning. Ni ijambo rivuga kera. Mbere na mbere Imana yari ihari, yahozeho kera Imana. This refers to the beginning, in the beginning where God was there. Ni eternity past. Ni igihe cy'iteka ryose cya kera cyashize. This referred to eternity past.
Yesu yariho iteka ryose. Jesus was there in the eternal Amagambo past. Yohana tubwira hano asobanuye ko Yesu ari Imana kandi ko ari Imana yihagije. These words clearly indicates that Jesus is God and is fully God. Ntabwo Yesu yakeneye kubaho kugira ngo abeho. Ntabwo yakeneye kuvuka kugira ngo abeho. He did not need to be born for him to exist. Yariho mbere yuko avukira mu mateka yacu nk'umuntu. He existed before he was born into our human history. Yesu ashimwe cyane. Ni ingenzi ko tubyumva mbere yuko habaho ibyaremwe bindi byose, nibyo Yohana avuga ahangaha ari amutandukanye n'ibindi byaremwe. Mbere yuko ibyo byaremwe bindi byose bibaho, Yesu we yariho. Before everything was created, Jesus was there. Iyi misozi igihumbi twavugaga, The 1,000 hills that we talked uru rwa about, Gasabo mwumva, our country, Rwanda, isi yose, the whole world, mbere yuko bibaho Yesu yariho. before they were created, Jesus was there. Ndetse umurongo wa gatatu aratubwira ngo ibindi byose, ibiremwa byose tubona niwe wabiremye. Even verse 3 even says that he created everything that was Bishatse created. kuvuga ngo nta kiriho kigeze kibaho kidashyizweho nawe. That means that nothing exists that has not been created by him. Ni ukuvuga ikiriho cyose kindi cyashyizweho cyangwa se cyaremwe nawe. Whatever that exists was created by him. Bishatse ko ngira guca akarongo ngo we atandukanye nabyo. That's emphasized that he is different from the creation. We niwe waremwe byose, byo ni ibiremwa. He created everything and everything else are creation. Mu itangiriro tubona Mose yandika akatubwira ngo habeho. Niko Imana ngo yagiye ivuga ngo habeho maze hakabaho. In Genesis we see how Moses was writing, let there be, and things came to be. Iryo jambo Imana yaremesheje byose niwe Kristo. The word that was used to create everything was actually Christ. Uwo niwe. He is the one. Niwe. He is the one. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Yesu yabanaga ngo n'Imana iteka ryose. Jesus was with God from past eternity. Ari kumwe n'Imana. He was with God. Ari Imana. He was God. Hallelujah. Hallelujah. Aho niho hashingira ya nyigisho y'ubutatu bwera. That is the foundation of the teachings of Trinity. Ko Imana yabayeho ari Imana Data, Umwana na Mwuka Wera iteka ryose. That God eternally existed as God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Imana ishimwe cyane. Praise be to God. Uyu munsi wa Noheli, Today, the day of Christmas, ni umunsi wo kwibuka iyo mpano idasanzwe y'ayo mateka adasanzwe yabayeho mu isi. It's a day of remembering that special gift that came to this world. Aho impano idasanzwe, aho Imana yahaye isi impano idasanzwe. Where God gave this world a special gift. Aho uwahozeho kuva kera, Imana ikomeye yaje akaba umuntu akaba mu isi. Where the one who existed eternally came to this world. Kugira ngo acungure umuntu. To save mankind. Iyo tuvuze kwizera Yesu, when we talk about believing in Jesus, ni ukwishyira mu biganza by'ufite amateka yose mu biganza bye. Is putting yourself into the hands of the one who owns all the history. Ubutware bwe burimo amateka yose ya eternity. Isi itaranabaho ubwayo, kuko isi nayo iri mu mateka we y'ibyo yashyizeho. His authority reigns even beyond when the earth was there. Ni ukwishyira munsi y'Imana ifite ubutware bwose. It's putting yourself under the authority of God who owns ni ukwishyira munsi y'Imana isumba byose. It's putting yourself under the authority of a sovereign. Hallelujah. Hallelujah. Yesu wavutse uyu munsi, wowe wumva ari nde? Who do you think Jesus is? Wowe wumva ari nde iyo wumva ngo Yesu uyu munsi yavutse? Hari niba twarimbaga ngo akana Yesu, wumva ari akana kahe? We were singing the child Jesus. Who is this child? Biroroshye ko utekereza Yesu nk'akana, ukumva uko biri kose nanagatera umugeri, n'ubundi neje umushonsonga wakica kagapfa, ukumva nk'akana.
ni Imana isumba byose. Thinking of him as a child, you might belittle him, but this is God. Umuntu mukuru ibaze nka Jire ngo kwishyira mu biganza by'akana. Imagine Ibyo biridikira. someone like ukoze akana ndakishyira mu biganza guta ninjye ndinda akana ngo nge nishyira mu biganza by'akana. he's supposed to be the one protecting. Ukeneye guhindura imyumvire, ntabwo ari akana kandi gasanzwe, ni ishusho y'uko yavukiye mu isi, ariko ni Imana isumba byose. He is not any regular child, but this is a God, a sovereign God. Hallelujah. Hallelujah. Umwana uryamye mu kiraro ntabwo ari umwana usanzwe. These children is special. Umwana uri guhungira mu Egiputa bamuteragana si umwana usanzwe. These children fleeing to Egypt is not a regular kid. Noheli ivuga iki kuri wowe? What does Christmas mean? Ijambo uyu tuvuga, uyu wahindutse umuntu, uyu wabaye akana Yesu, uyu jambo yabayeho iteka ryose, n'uwiteka ryose. This word that became flesh is actually eternal. Urwo ni urufatiro, iryo nibuye kwizera kwawe niba uri umukristo gukeneye kuba gushinzeho. That has strong foundation for your faith if you are a Christian. Ibyo bintu bigomba kuba ari ibintu ushinzeho bigatuma waguruka nk'uko ikizu kiguruka. That should be a strong foundation that gives you power. Cya kabiri, jambo ni umucyo umurika mu mwijima. Secondly, the word is the light that shine in the darkness. Ku murongo wa 4 Yohana arakomeza On verse 4, ati muri we uwo jambo nyine harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Umwijima wari mwinshi mu isi. the darkness was everywhere. Mwari mwabona igihe cy'umwijima mwinshi? Have you ever seen a time when there is more darkness? Hari igihe ishusho n'umuntu yahura n'inkaryari nk'igihe umuriro ubuza muri Kigali. Let's say we don't have electricity in Kigali. Uzajye nk'ahantu hitaruye urebe ukuntu umujyi uzaba usa. If you could look how the city would look like, cyangwa ujye mu muhanda, or you go on the road, umwijima mwinshi. Darkness everywhere. Umwijima wari mwinshi kuva igihe icyaha cyagereze mu isi. Darkness was there since the coming of sin. Umwijima w'icyaha, the darkness of sin. Umwijima w'ibyaha n'iby'abantu bagiye bahimba. The darkness of sins created by man. Bya bindi bikora mu ikoranabuhanga. Sins, technological sins. Ibyaha bivukiye muri artificial intelligence. Sins from AI. Ibyaha bishya. New sins. Umwijima mwinshi wari utwikiriye isi. A strong darkness was covering the entire world. Kwangirika kose, imibabaro y'ibyaha n'ibyaha n'ingaruka zabyo byose byari byuzuye mu isi. Distractions and every consequences that comes from sin was. Jambo aza ari umucyo. And the world came as the light. Umucyo w'ubugingo. The light of life. Uwo mucyo Imana imaze kuwohereza uvira muri wa mwijima mwinshi. And the light shines in the strong darkness. Uwo mucyo waje ngo ari umucyo nyakuri. It was the true light. Atari nk'aya matara azima. It wasn't like those lights that goes on. Hari umuntu watura ahantu hari nk'umuriro muke akajya abona amatara ari kujya yakagurya. In some places the light is on and off. Uyu nguyu we ntabwo arameze nk'ayo matara.
yari urumuri rwaka nyine nyakuri. He was the true light. Hari ibintu byinshi bijya biza byiyita umucyo. There are so many things that would want to be the light. Kandi ibyo bintu akenshi nibyo bituma abantu batabona umucyo nyakuri. And those things that resemble the light, they hinders people to see the niyo light. mpamvu bakunda kuvuga ngo umwanzi w'icyiza cyane ni icyiza. That's why they say the enemy of something better is something good. Mwabyumvise? Akavuga ati ko rwose n'ubundi narize nararangije mfite n'akazi keza, ubu isi kujya mu ijuru bimaze iki? Ibyo mfite ntibihagije koko. You might say, I went to school, I have my degree, that is enough. Why should I go to heaven? Iby'ijuru byaturutse he? Where does these things of heaven Ntabwo come uzi from? ibyo uri kwitiranya. You don't know what you are comparing. Uwo muntu wiyita umukire, That person who is rich, niwe Yesu yavuze ngo ntashobora kubona ubwami bw'Imana. that's the one that Jesus said he Nyamara avuga ngo might not umukene, enter into the kingdom of God. But the poor, umwe udafite ikintu na busa, who does not have anything, uwo nguwo ngo niwe ugenewe ubwami bw'ijuru. he is the one to whom the kingdom of God is. Kuko we aba amaze kuvuga ati njye nta kintu mfite. Because they are Icyo helpless. cyiza niba mukivuga ko kiriho ndagishaka we mukimpe. They are like, if there is anything good, I need that. Ijuru akaryakira vuba. And they receive heaven quickly. Haleluya. Hallelujah. Ubwo mwese abari aha ngaha muri ahantu hari dangerous. All of you who are here, you are seated in dangerous. Muri ahantu mufite umucyo utari nyakuri. You have wrong light. Mwese muri abakire. You are all rich. Mwese mwariye mwanambaye. You've eaten. You dressed well. Rero mwirinde cyangwa se murebe neza mushaka kwisanga iby'ijuru bibabereye nk'amahamba. Be careful. Heaven might be just like any other story. Icyo kibazo. That's the problem. Kristo yaje ari umucyo nyakuri. Christ came as the true light. Yaje ari umucyo uvira mu mwijima, ariko ari umucyo uva nyakuva ugaragara koko. The true light that shines in the darkness. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Urumuri rutangaza. The light that is amazing. Uyu mucyo ngo ntabwo umwijima washoboye kuwuhagarika cyangwa se ngo kuwumenya. The darkness could not understand this light. Cyangwa kuwuhagarika. Or could not stop it. Ni nk'uko Overcome. ni nk'uko ngo ahantu hose wacana itara. This is like where you could light a lamp, Itara ry'ukuri nyine ricanye, a true light. Nubwo umwijima waba ari mwinshi ute. Howsoever the darkness is, Ako gatara karagaragara. that lamp will shine. Muzabirebe igihe nari maze kubabwira umuriro wabuze muri Kigali. Consider the time when you don't have electricity in Kigali. Uzahita umenya ingo zifite generator. You see the households that has got N'abafite udusora two kuri gate. those using solar power. Aho hose uzahita uhabona kuko utwo tumuri tuzagaragara. Those lights will shine actually. Uko niko umwijima udashobora guhagarika umucyo. That's how the darkness cannot overcome the Yesu ni umucyo utabasha kuneshwa n'umwijima, nubwo uwo mwijima waba ari mwinshi gute. Jesus is the light that can't be overcome by the darkness. Yesu afite ububasha bwo gukiza nubwo umunyabyaha yaba afite byinshi gute. He has the power to save howsoever you are sinful. Yesu afite ububasha bwo gukiza nubwo ibyo akiza byaba byarapfuye cyane. He has the power to save even someone who is dead. Ntabwo ari umuntu ugerageza gukiza. He doesn't just try to save. Ntabwo ari umuntu ugerageza gutanga agakiza atahari ubwo hari ibintu ari Inyarwanda gisigaye kiriho ngo urumva ngo gushaka ngo gufasha ngo hari ibintu byo sinzi Ikinyarwanda abantu basize bakunda gukoresha kirimo kugenekereza cyane ngo urumva ngo ushoboye kumfasha ngo cyangwa se ngo ushaka kumfasha cyangwa se ngo ibintu nk'ibyo. Yesu ntabwo ari umuntu ugerageza gukiza.
There's a common language that is being used which is more wishful. Would you do that? Would you be able to do that? But Jesus it's not a wishful thing. He is able to save. Haleluya. Amen. Ntabwo ari umuntu ufata umuntu w'umunyabyaha ngo amugire mwiza kurutaho, amugira mushya. He does not improve sinners. He makes them new. Mu nkuru tugezeho muri ya seri yacu yo muri Yohana, tuzayibona icyumweru gitaha nako ku cyumweru, ni Lazaro azurwa yarapfuye mumva. The next week we'll study about Lazarus being raised from the dead. Yari yapfuye akamuzura. He was literally dead and he was raised. Bashiki baramubwiraga ngo ariko humura aranuka, ubu ngo amaze iminsi winegera igituro aranuka. Lazarus' sisters were saying he has been there for some time, don't go there. Ariko ntabwo bari bazi uwo babwira. But they did not know who they are talking to. Uyu ni Yesu utanga ubuzima. This Jesus who gives life. Ni umucyo w'ubuzima, kandi uyu niko nyine ateye, niwe nyine Yesu uyu nguyu wavutse uyu munsi. He is the light of life. This is the Jesus we are talking Hallelujah. about. Amen. Ni umucyo udashobora kuneshwa n'umwijima. The light that can't be overcome by darkness. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo Yesu ari Yesu, ntabwo ari Yesu wa wundi w'urumuri nyine rucagase. He is not a half light. Yesaya mu gice cya mbere yandika yaravuze ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku ngo bishobora guhinduka umweru bikera de. Isaiah said, even though your sins are bad, red like scarlet, red, and he will wash you like snow, to be white like snow. Imana ishimwe cyane. Praise be to Jesus. Nitwibuka cyangwa se nidutekereza Yesu wavutse uyu munsi, tujye dutekereza uwo Yesu. When we remember Jesus today, let's think of this Jesus. Uwo Yesu, uwo mucyo ufite ubushobozi bwo kunesha umwijima wose wo mu isi. This light that is able to overcome any darkness. Ibyo mbivuze wavuga ngo uriya muntu ari gusetsa, umwijima ni mwinshi, nta byiringiro by'uko uzigira uneshwa kuko ubona ari mwinshi ahantu hose. You might think darkness is everywhere, you can't even overcome it. Hera mu Burayi ugere muri Afurika y'Epfo ugere muri Aziya na hehe hose umwijima n'ibyaha ni byinshi. Start in Europe, Africa, Asia, sins reign. Uko niko bimeze koko. That's how it is. Ariko harimo abantu bagiye bizera Kristo. But there are few people who have believed in Jesus Christ. Aho niho tugeze. That's where we are. Cya gatatu, jambo yanzwe na benshi yizerwa na bake. The world was rejected by many, but a few believed him. Hano mu by'ukuri icyo Yohana ku murongo wa 10 kugera kuri 13, Yohana atubwira ikintu kimeze nk'ibyago byazanywe n'uyu jambo, ariko n'umugisha wazanywe n'uyu jambo. From verse 10 downward, John is telling us something that is not good brought by this world, but something good, the good news that was brought by the world. Ubupfu kuri bamwe n'ubwenge ku bandi. Foolishness and to some, and urupfu kuri bamwe n'ubugingo ku bandi. Death to some, but life to others. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Aho ni umurongo wa 10 na 11. That is verse 10 and 11. Benshi ntabwo bamwizeye. Many did not believe him. Iyo ni scandal. That's a scandal. Uvuze ibyo bibiri nibaze kuvuga, wavuga uti
uyu muntu abantu bose ukurikije uko umwijima wari byari bishwe n'ibyaha bazamwakira. Ahangaha Yohana ahita akurikizaho ati ntabwo bamwemeye. Looking at the way we've been describing him, you would think that everyone should have received him, but here John says they did not receive him. Uko niko tumaze iminsi muri ya seri yo muri Yohana tubibona. That's what we've been seeing in the abenshi nabanze kumwizera. Many are those who did not believe him. Bake gusa nibo bemeye kumwizera. Only a few believed him. Muri Matayo 17 umurongo wa 13 kujya ku 14 batubwira iby'inzira ebyiri. Yesu yaravuze ngo inzira ijya kurimbuka ni ngari cyane abayinyuramo ni benshi, ngo ariko ijya ku Mana ni nto cyane, ngo n'abayinyuramo ni bake. In Matthew they tell us about the two ways. Wide is the way that goes to hell, but narrow is the way that goes to heaven. Uko niko bimeze. And that's how it is. Yesu yaje mube ariko abe ntibamwemeye ndetse ntibamujyanye ku musaraba. Jesus came to his own, but his own did not receive him, but they even took him to the cross. Nibo bamuhanye bamushyira mu biganza by'abamubambye. They delivered him in the hands of those who crucified him. Abantu, people, abanyabyaha, sinners, bamwe bari batandukanywe n'Imana, abari bamukeneye cyane. Those who really helplessly needed him. Abo nibo batamushatse. They are the one who rejected him. Ntibigeze bakira umucyo ahubwo bakunze umwijima. They did not receive the light, they enjoyed the darkness. Inshuti yanjye, iyi nkuru ya Noheli, this story of Christmas, si inkuru y'umunezero gusa. It's not just a story of joy. Ni inkuru irimo n'umubabaro mwinshi. There's also sadness. Umwana wavutse ari umukiza w'amahanga ntabwo yakiriwe n'abo yaraje gukiza. This child who was born to save the nations was not received by those he came to save. Oya, Yesu yanzwe n'ab'isi. He was rejected by those of the world. Baranamuhiga arahunga. They chased him, even yangwa nabe harimo nabo umuryango we, even those from his family, abakuru b'idini ndetse n'abategetsi b'igihugu cye, the leaders of the religion at that time. Yesu uyu nguyu wavukiye gukiza abanyabyaha ariko baramwanga. The one who was born to save the sinners rejected him. Ibaze umwami yanzwe n'abantu, ibaze umwami agiye gusura ahantu bakanga kumwakira. Imagine a king visiting a place and they do not receive him. Kandi urabizi ko umwami yakirwa ahantu atura ibyari bya bintu byose biri ku murongo. You know, the king must be received with honor. Ariko Imana, but God, umwami w'amahanga, the king of nations, umukiza w'isi yose, Imana y'iteka ryose, God who is eternal, ntabwo yakiriwe nabe, was not received by his own. Nawe uri hano urabizi. And you know it. Urabizi ko nubwo wizera Kristo utamushakaga. You know, even though you believe in Jesus, you did not want him in the ntabwo wavutse urakana gashaka Imana. You were not that child who seeks God. Ngo ukuri ushaka Imana, seeking God, ukunda Imana, loving God, uyikunda cyane, loving him kugeza igihe Kristo akwimenyekanisha. Until the time Christ made known. No. Nta n'umwe, ijambo ry'Imana niko duhamiriza, nta n'umwe ushaka Imana, nta n'umwe uyikunda, bose bayobye nk'intama zitatanye. None, no one seeks God. Everyone was like sheep that are scattered. Kugeza igihe until Imana itugiriye ubuntu, God gives us grace, igafungura amaso y'umutima wawe, open the eyes of our hearts, igakuraho igihu cyari gikingirije ayo maso, and remove anything, ukabona Kristo ku musaraba kubambiwe, and you see Christ on the cross, maze Umwuka Wera agatsinda umutima wawe, and the Holy Spirit convinces your heart, maze ukabona agakiza, and you receive salvation. Urabizi. You know it. Ku murongo wa 12, on verse 12, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Urwo ni uruhande rw'inkuru nziza. Haleluya. The part of the good news. Hari abo Imana yagiriye ubuntu.
Those whom God gave hari grace. ab'imitima yafungutse ku mbaraga za mwuka. Some, their hearts were opened by the power of the Holy abo Spirit. ni bamwe banyura mu nzira nto, They are the ones who go in the narrow gate. inzira inyurwamo na bake, imwe y'abatoranijwe na data gusa. Those who have been chosen by the Father. abo Kristo yapfiriye ku musaraba, The one to whom Christ died on the abo cross. bamurikiwe n'umucyo, The light shined abo in their heart. bakiriye bwa buzima bwaje mu isi. They received the life that came to abo this world. nibo babonye Yesu abamenera amaraso ku musaraba, They are the one who saw Jesus shedding the nibo blood on the bemejwe cross. neza ibyaha byabo, They were convinced ko of their Yesu sin, yapfuye ngo ababere inshungu. that Jesus died to save them. abo nibo Yohana avuga ko bizeye These Yesu. are the one that John talks about. They Haleluya. Jesus. abizeye uyu mwana, Those who have believed in this Son, abo bizeye bose ngo bahawe kuba abana b'Imana. and they were given to be the sons of God. uwizeye Yesu niko bigenda, Those who believe in Jesus, that's what happens to them. aba umwana w'Imana, Become children of avuka God. ubwa kabiri, They ahinduka umwana w'isumba byose. They become children of the abantu Lord. bose ni abantu basanzwe b'Imana koko, Everyone is, they belong to God. ariko ntabwo abantu bose ari abana b'Imana. Not everyone are children of God. kuba umwana w'Imana ni ahangaha bishingiye, This is where you become a children of God. ni ukwizera Yesu uyu nguyu wagiye ku musaraba, Is to believe in this Jesus who went on the cross. uwo wenyine niwe uba umwana w'Imana. That's the only way to become the children of God. ibindi byose ubugingo buhoraho, kuragwa, kugira gute, ibyo byose bindi ni ingaruka n'imigisha yo kuba umwana w'Imana. The rest of the blessings are consequences. ni iki wowe ushaka mu buzima bwawe? What do you want in your life? ni iki ushaka ko ubuzima bwawe buba ari cyo kirenze kuba uri umwana w'Imana? What else do you want to your life to be except being the children of God? wakugira umwami w'isi yose, If you become the king of this whole, wakugira umwami w'Amerika, if you become the king of the US, wakugira umwami w'igihugu cyose ushaka, the king of any country, utari umwana w'Imana, if you are not ukaba uzi child ubuzima of bwawe God, buri limited, igihe cyo nupfa bizaba birangiye, and you know your life will end when you die, kandi si aho ngaho gusa, uzanarimbuka iteka ryose, and you will perish. uzabaho iteka ryose udafite Imana. You will be separated from God eternally. wahitamo iki? What will you choose? kuba umwana w'Imana. To become a child of God. noheli ni ubutumire bwo kuza kuba umwana w'Imana, Christmas is an invitation to come and be a child. ni ubutumire bwiza, It's a good invitation, ariko nanone inyuma gato kuri iyo invitation handitseho ngo nutemera. but on the back of the invitation, it is noheli ni ikimenyetso cy'urubanza, if you don't believe, Christmas is a sign of judgment. kuko Imana yakoze ibyo yagombaga gukora, abanze uyu mucyo abo bazaba mu mwijima iteka Because ryose. God did everything He ought to do. Whoever rejected this light will perish. ku bahisemo umwijima, But those who chose light, abo ngabo bazarimbuka iteka ryose. those who chose darkness will perish eternally. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Imana ishimwe ko yaduhereje uyu nguyu, yaduhaye uyu muntu, ko yaduhaye ikirenze icyo twari twanasabye cyangwa se twari dushobora no gusaba. Praise be to God that He has given us beyond what we could have asked. Yesu yahindutse umuntu ngo agucungure. Jesus became flesh. ku murongo wa 14 ngo ijambo yabaye umuntu ngo abana natwe tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Verse 14, and the word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father's only son, full of grace and truth. Aya magambo arabyibushye cyane These are heavy words, kandi ndi gusoza. and we are towards the end. Uyu Yesu, uyu mucyo, This Jesus, the light, kugira ngo dushobore kumwizera, for us to believe in him, yaraje aba umuntu, he became flesh. amera nk'umuntu uje akubaka ihema rye hagati muri twe. He tabernacled among us. Ni nko kuza akaza agaturana natwe koko, Came and lived with us. nk'uko waba ufite ihema ryawe hano n'undi hamwe hagati hari mu irye nawe. He built his tent among our tents. Yaraje atura mu buzima bwacu, He came and lived in our lives. abaho kugira ngo atubere umucunguzi. He lived that life so that he Ntabwo became. yashoboraga kuducungura atari umwe muri twe. He could not save us if he was not one of us. Azitwa Yesu,
kuko ari we azakiza abantu be ibyaha byabo. Be called Jesus because he's the savior who saves people from their sins. Guhinduka umuntu si ukwambara umubiri gusa. Becoming human was not just wearing the flesh. Ntabwo ari ibyo gusa, ni ukuba umuntu yabaye umuntu neza 100% akarira akarya. He was fully man. He could eat and cry and like all of us. Keretse gusa Baheburayo 4:16 ko atigeze akora icyaha. Except that he did not sin. Hallelujah. Hallelujah. Iyo twizihiza Noheli, when we celebrate Christmas, dukeneye kwibuka ngo ni iki mu by'ukuri turi gutwizihiza. We need to remind ourselves what are we really turimo kuvuga Yesu uyu nguyu waje akaba umuntu akaduha bya bindi byose twari dukeneye kugira ngo dushobore kwiyunga n'Imana. We are talking about this Jesus who provided everything we needed to be reconciled. Iyo event idasanzwe gutyo niyo Noheli. That special event is actually the Christmas. Nshuti zanjye, my friends, birababaje ko twaba dufite ibindi byose dushobora kumenya kuri Noheli ariko tudafite icy'ingenzi cyayo aricyo Kristo. It would be sad if we have every celebration around Christmas without the main meaning of Christmas, which is Jesus. Yesu akubereye iki niba utaramwizera? Kuki utamwizera? Why haven't you believed in Jesus? Kubera icyo udahizera Yesu. Why? Uramushinja iki? What's wrong with him? Ukunze iki kumurusha? What else do you love beyond him? Ni iki kindi ushaka? What else are you looking for? Ari amaraso yakumeneye ku musaraba. The blood shed on the cross does not mean anything to you. Uzabigenza ute ko yagutangiye ku musaraba kugira ngo numwizere ubone ubugingo buhoraho? That blood was shed for you to have eternal life. None uzabigenza ute? What will you do? Kristo igihe Imana zaba igushyize mu rubanza uzashobora kwirguza iki? On the judgment day, what will you do on the judgment day? Ninde uza kugira mu cyimbo? Uzabigenza ute? Who will stand on your behalf? What will you do? Uyu munsi, today, iyi Noheli, on this Christmas, abantu bakunda kuvuga ngo ni igihe cy'abana. Ntabwo ari icy'abana. This is not for the children. Ni umunsi udasanzwe, ni evenement idasanzwe. Niyo mpamvu nyine ni mbere yo kuza kwa Yesu na nyuma yo kuza kwa Yesu. Ni nko tuvuga mu Rwanda mbere ya jenoside na nyuma ya jenoside. Ni ibyo ngibyo. It's a special day when we talk about. Cyagabanyije amateka y'isi mo kabiri. This is a time that divided history into two times. Dusenge. Let's pray. Uro kwizerwa Data, urukundo wakunze abari mu isi ruratangaje. Warugaragaje utanga Yesu, utanga umwana wawe ukunda w'ikinege, Imana mwana, kugira ngo aze mu isi. Tugushimira ko watanze na Mwuka Wera kugira ngo yemeze buri wese iby'ibyaha kandi ashoboye kumwunamura, arebe Kristo wamwambiye ku musaraba abashe kumwizera. Uko niko ubigenzereza umuntu wese mwami utsinzwe n'icyaha. Uko niko ubigenzereza mwami, niko wabigenjereje abenshi bari aha ngaha. Ndagusabye kugira ngo mwami iyi Noheli itubere uko kwibuka, itubere mwami icyo kimenyetso kidasanzwe cyako gakiza ushaka kuduha, ushaka gutanga, watanze. Mwami, reka buri wese uri aha ngaha ukosora imitekerereze ye kuri uyu munsi. Ibindi byose abantu bakora, gusangira no kunywa n'ibindi byose isi yagize uyu munsi, mwami, ahubwo twebwe tubikoreshe tumeze nka Yohana aha ngaha avuga ngo yaje guhamya iby'uwo mucyo, tuba abahamya w'uyu mucyo. Mwami Mana yacu, tugirire neza mwami mu gihe tujya mu minsi runaka yitwa ngo iminsi mikuru, yaba ari ku bunani, yaba ari kuri uyu munsi, yaba ari mwami ibintu bitandukanye abantu bazajya bajyamo, kugira ngo bitubere mwami igihamya, bitubere umwanya wo kubwira abantu ngo iki kintu turimo ni igiki, Noheli ni iki. Tubabwire inkuru nziza ya Yesu Kristo wakunze akabapfira ku musaraba. Reka imitima yacu inezerwe
imitima yacu inezezwe n'iyo mpano ya Kristo, imitima yacu inyurwe nawe, imitima yacu imukunde kurushaho. Kuri uyu munsi, kuri iyi Noheri dusoza uyu mwaka mwami, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.